Muraho neza nshuti z'ikiganiro Tinyuka Urashoboye kinyura kuri Daniz TV. Uyu munsi tugarutse muri Tinyuka Urashoboye series episode ya 5. Gasore yatangiye urugendo rwo gufasha abandi. Impano ye itangira kugaragara mu bandi. Intangiriro. Uyu musore Gasore yari agiye kuvuga ijambo rye imbere y'urubyiruko bagenzi be. Yabaye undi muntu. Icyo gihe yabonye neza ko ijwi rye rifite imbaraga zo gukangura imitima y'abantu. Iyo yatekerezaga mu magambo yavugiye imbere ya bose, umutima we wuzuraga ibyishimo. Yumvise ko hari umurimo mushya Imana imuhamagariye, umuhamagaro wo kuba isoko y'ihumure n'icyizere ku bandi. Ku munsi wakurikiyeho yagiye kwa Nshuti, umuyobozi w'ikigo, aramubwira ati: "Ndumva nshaka gufasha abandi bana nk'uko mwamfashije. Sinshaka kuguma hano ntegereje ubufasha, ahubwo nshaka kuba mu batanga ubufasha." Nshuti byaramushimishije, aravuga ati: "Nibyo Gasore, icyo ni ikimenyetso cy'umugabo wakuze. Iyo umuntu atangiye gutekereza ku bandi kurusha we, nibwo aba atangiye kubaho by'ukuri." Uwo munsi yahise amuha akazi ko kuba umutoza wungirije mu bikorwa byo gufasha urubyiruko rushya rwinjiraga mu kigo. Gasore atangira guhugura urubyiruko. Igihe cyarageze Gasore atangira gukorana n'urubyiruko rufite imyaka iri hagati ya 15 na 20, abigisha ibijyanye n'imyitwarire, icyizere n'ukuntu umuntu yakwiyubaka atitaye ku kuba ari umukene cyangwa atarize cyane. Yarababwiraga ati: "Nigeze kuba mu cyaro ntabona icyo kurya. Nigeze kurara nsinziriye mu bwoba no kwiheba. Ariko uyu munsi mpagaze hano kuko hari abantu bampaye icyizere. Muri mwe harimo abantu bazahindura isi. Ariko birasaba ko mwizera ko bishoboka." Abo bana baramukundaga cyane. Yabigishaga yicishije bugufi, yaberekaga ibimenyetso by'ubuzima bwe kandi agasaba Imana buri munsi ngo amagambo ye agire imbaraga. Umwe mu bana witwaga Patrick, wari ufite ibibazo byo kwiheba, yabwiye Gasore umunsi umwe ati: "Gasore, sinigeze numva umuntu uvuga ibintu bimfasha nk'uko ubivuga. Iyo mvuganye nawe numva ngize icyizere cyo kubaho." Ibyo byakoze ku mutima wa Gasore cyane. Yamenye ko impano ye atari iyo kugira ngo imuheshe icyubahiro, ahubwo ari icyo gukiza imitima y'abantu ibikomere byo mu buzima. Impano itangira kugaragara. Nyuma y'amezi make, amakuru y'uko Gasore atanga inyigisho z'ubuzima zageze hanze y'ikigo. Abandi batoza n'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye batangiye kumutumira ngo aze kubaganiriza. Uko agenda avugira mu mashuri no mu matsinda y'urubyiruko, niko abantu batangiye kumwita umusore w'icyizere. Yari atarigera yiga ibijyanye no kuvuga mu ruhame, ariko ubuhamya bwe bwari imbaraga zidasanzwe. Abantu barariraga, abandi bakavuga bati: "Niba Gasore yabashije kuva mu bukene, natwe birashoboka." Nshuti yabonye aho ibintu bigeze, aramuhamagara amubwira ati: "Gasore, impano yawe irimo irakura. Ariko menya ko ikura, ariko uzagira ibigeragezo bikomeye. Kugira impano bisaba no kugira umutima ukomeye." Gasore yarabyumvise, ariko ntabwo yari azi neza ayo magambo uko azamera mu minsi mike. Ikigeragezo cy'amakosa y'abandi. Mu gihe Gasore yakomezaga ibikorwa bye, hari bamwe mu bantu bo mu kigo batangiye kumwanga mu ibanga. Bavuga ko Gasore atangiye gukundwa cyane kurusha bo, ko bo abarenzeho.
umwe muri bo witwaga Pascal yatangiye kumusebya imbere y'abandi, avuga ko Gasore ari umwana wiyemera kandi ko ibyo avuga byose abikora ngo amenyekane. Gasore yababajwe n'ayo magambo cyane. Umunsi umwe abaza Nshuti ati: "Kuki abantu bangira nk'umwanzi kandi nta kibi nabakoreye?" Nshuti aramusubiza ati: "Ni uko uri kumurika urumuri rwinshi. Hari abantu batishimira kubona undi amurika kuko batigeze babona uko bakwishimira ibyiza by'abandi. Ariko ukuri kuzahora gutsinda." Iryo jambo ryaramwubatse. Yahise yiyemeza gufasha n'iyo byaba bitoroshye. Yize ko mu rugendo rwo gukora ibyiza hatabura ibigeragezo. Gasore yongera kwagura ibikorwa. Mu gihe ibikorwa bye byarimo bikura, yaragiye asaba ubuyobozi ko bakora gahunda yo gusura ibigo by'amashuri mu ntara zitandukanye. Yahise atangira gutegura gahunda yiswe Ntucike intege, aho yagendaga abwira urubyiruko ko ubuzima bwose bushobora guhinduka iyo wizeye Imana, ukagira intego kandi ugakomeza gukora. Mu bigo byinshi yasuye, abarezi n'abayobozi batangariraga uburyo Gasore avuga afite umutima wo gufasha, atari ugushaka amafaranga cyangwa ishema. Yaravugaga ati: "Naho waba uri hasi, ntabwo uri hasi imbere y'Imana. Imana ishobora kukuzamura, ariko igasaba ko nawe ufata intambwe ya mbere." Iyo gahunda ye yageze mu ntara 3 z'igihugu. Uko yazengurukaga hose niko yakomezaga kubona impinduka mu bantu. Abana benshi batangaga ubuhamya bwo guhagarika ibiyobyabwenge, ubusambanyi n'ubunebwe. Gasore yabonaga neza ko impano ye itari iyo kwigirira icyizere gusa, ahubwo ari impano yo gukiza abandi. Isomo ryo kumenya aho impano ivuye. Umunsi umwe Gasore yagiye gusura urusengero ruri hafi y'icyo kigo. Ahura n'umupasiteri ukuze witwa Pasiteri Habimana. Yaramubwiye ati: "Mwana wanjye, nabonye ko ufite impano ikomeye. Ariko wibuke ko impano idakomeye kubera amagambo. Ahubwo ikomera igihe uyishyira munsi y'ubuyobozi bw'Imana." Pasiteri yakomeje amubwira ati: "Iyo utangiye gukorera Imana cyangwa abantu, ntuzibagirwe ko hari Imana ikugirira ubuntu. Ntuzigere wumva ko wabyishoboje." Ayo magambo yabaye nk'umuriro w'umucyo mu mutima wa Gasore. Yatangiye gusenga cyane mbere yo kujya kuvuga, agasaba Imana ngo amagambo ye abe urumuri rw'ukuri. Yasobanukiwe ko impano ikura neza igihe yubakiye ku kwicisha bugufi n'umutima wo gukunda abantu. Impinduka mu bantu. Mu mezi 6 yakurikiyeho, Gasore yari amaze kugera ku rubyiruko rurenze 3,000. Abantu benshi baramwandikiraga bamushimira ko yababereye icyitegererezo. Umunsi umwe yakira ubutumwa kuri telefone buvuga ngo: "Gasore, urakoze. Nari narateguye kwiyahura, ariko amagambo yawe yo kuri videwo ya Ntucike intege yatumye nongera kwizera Imana igifite umugambi kuri njye." Gasore yararize. Yariraga atari amarira y'agahinda, ahubwo ari amarira y'ibyishimo n'ishimwe. Yapfukamye hasi arasenga ati: "Mwami, urakoze kumpa amahirwe yo kuba intumwa y'icyizere. Ntabwo ndi uw'ingenzi, ariko ndashimira ko unkoresha ubuzima bwanjye ku bw'abandi." Umurimo ukura kuri Gasore. Nyuma y'umwaka umwe, Gasore yahise ashinga ishyirahamwe yise Abasore b'Inzozi Nziza.
rifite intego yo gufasha urubyiruko kubona icyizere no guhindura imyumvire. Iryo shyirahamwe ryatangiranye n'abantu 3 gusa, ariko mu mezi 6 ryari rimaze kugera ku bantu 50 bakorana buri cyumweru mu bikorwa by'ubwitange, gufasha abageze mu kaga no gutegura ibiganiro byubaka. Gasore yaravugaga ati, ntituri abahanga ariko dufite umutima. Iyo dufite umutima ukunda tugira imbaraga zidasanzwe. Mu bikorwa byabo bakoraga isuku mu mihanda, bagafasha abana bo mu mihanda, bagatanga amahugurwa y'ubuzima bwo gukunda igihugu no gukora cyane. Abaturage batangiye kubakunda, ndetse bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze batangira kubashyigikira. Impano igaragazwa n'urukundo. Gasore ntiyigeze yifuza kuba icyamamare. Icyo yashakaga ni ukureba umuntu aseka nyuma yo kumva amagambo ye. Yaravugaga ati, iyo umuntu aseka kubera wowe, uba wakoze umurimo w'Imana. Ariko uko imbaraga ze zakuraga, niko n'ibigeragezo byiyongeraga. Abantu bamwe bamushinjaga gushaka kumenyekana ku izina ry'Imana. Ariko Gasore ntiyigeze yivumbura cyangwa ngo yirengagize. Gasore yaravugaga ati, kuvugwa nabi ni kimwe mu bitwemeza ko turi mu nzira y'ukuri. Niba Yesu yaravuzwe nabi kandi yari atunganye, natwe ntabwo twabirokoka. Dusoza kuri episode, nyuma y'imyaka 2 Gasore atangiye gufasha abandi, yaricaye yibaza ku rugendo rwe. Yibutse umwana wavuye mu cyaro nta n'umwe umuzi, ariko Imana ikamukoresha mu guhindura imibereho y'abantu ibihumbi. Yanditse mu gitabo cye cy'amabanga ati, nize ko impano yanjye atari iyo kwishimisha, ahubwo ni impano yo gutanga icyizere. Iyo ukoresheje impano yawe kugira ngo uhindure ubuzima bw'abandi, Imana iguha amahoro utasanga ahandi. Uwo munsi Gasore yafashe ingamba nshya yo kuzakomeza uyu murimo kugeza aho Imana ishaka. Yaravuze ati, nzatanga ibyo mfite byose, nkoresha impano yanjye kugeza igihe izaba urugero rw'icyizere ku isi yose. Isomo dukura muri episode ya 5, impano ntabwo igaragazwa n'ubuhanga, ahubwo igaragazwa n'umutima wo gukunda abandi. Iyo utangiye gukora ibyiza, ntukwiye gutinya kuvugwa nabi. Impano ikura iyo uyegereje Imana. Ubufasha buturuka ku mutima, butuma isi ihinduka. Iyo ukomeje gufasha abandi, Imana igushyiraho umugisha mwinshi. Murakoze, mwari kumwe na Leopold Ushizimpumu.